mukomeze mugire impagarike n'ubugingo mwebwe inshuti za Umutako TV, turabakunda cyane ndetse tubifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo. Muntu wowe ushaka gukomeza kwirinda coronavirus, ibuka gukaraba mu ntoki n'amazi meza ndetse n'isabune, ndetse wirinda kuguma mu rugo nk'uko ubisabwa n'abaguhagarariye mu by'ubuzima. Uyu munsi rero tubafitiye utuntu n'utundi, tubafitiye ibiki? Ese utuntu n'utundi twerekeranye n'iki? Kurikira iyi channel yacu umenye byinshi byerekeye nabyo. Utuntu n'utundi tubafitiye uyu munsi rero, turavuga ati menya bimwe mu byamamare bididimanga. Ese indwara yo kudidimanga yabiterwa n'iki? Ese umuntu arabivukanwa? Ese bituruka hehe? Ese ni ibihe byamamare bididimanga muri iyi si dutuye? Muri ibyo byamamare rero muraza gutungurwa no gusangamo ibyamamare byo mu Rwanda bitandukanye. Ubundi kudidimanga ni indwara itangira umuntu akiri muto, bikagaragara igihe umuntu avuga, ategwa cyangwa asubiramo amagambo amwe n'amwe, ku buryo hari igihe gusobanura icyo ashaka kuvuga bimubera ikibazo. Iki kibazo gikunze kugaragara ku bantu bari hagati y'imyaka 2 n'5, nyuma y'iyo myaka bikazashira nk'uko abahanga kimwe n'urubuga rwa www.beganment.com babivuga. Gusa nanone ngo birashoboka ko iyo iki kibazo gikomeje kuba mu gihe cy'imyaka 10 umwana ataramenya kuvuga neza, bigorana ko yazavuga neza amaze gukura, kuko bishoboka ko byamukurikirana ubuzima bwe bwose ntabashe kuvuga neza nk'abandi. Hari ingero nyinshi z'abantu badidimanga, harimo abahanzi bakora umuziki, abakinnyi ba filime ndetse n'abakinnyi mu mikino itandukanye n'abandi. Kuri iyi nshuro twabateguriye urutonde rwa bimwe mu byamamare mu ngenzi zinyuranye biri ku isonga mu kudidimanga. Muri abo harimo uwa mbere twavugamo Sylvester Stallone aka Rambo. Sylvester Anzio Stallone, uyu ni umukinnyi wa filime w'umunyamerika, akaba yaramenyekanye muri filime izi ku izina rya Rambo, yaje no kwitiranwa n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Azwiho kuvuga make muri filime, yagiye akina hafi ya zose, gusa impamvu ibimutera bivugwa ko ari uko yaba yaratinze kuvuga kugeza afite imyaka 5. Ibi byaje kumuviramo kudidimanga kugeza n'ubu ari mukuru, akaba ariyo mpamvu adakunda kuvuga cyane. Undi muntu twababwira ni Jackie Chan. Jackie Chan ni umushinwa wamenyekanye muri filime nka Who Am I. Uyu nawe nubwo uzamubona muri filime nyinshi asetsa cyane, buriya nawe ajya adidimanga bikamugora kuvuga neza. Ikindi cyamamare kididimanga kuri iyi si ya rema dutuye ni Wayne Rooney. Mark Rooney ni umukinnyi w'umupira w'amaguru wamenyekanye mu ikipe ya Manchester United ndetse no mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Uyu nawe iyo ugerageje kumva ibiganiro bye ntabwo avuga neza, kugeza naho ashobora kumara umwanya ataravuga, byamunaniye yabigerageza akavuga amagambo y'ibice. Undi muntu ni Safi Madiba w'umunyarwanda. Safi Madiba yamenyekanye mu itsinda rya Urban Boys hano mu Rwanda, gusa kuri ubu akaba akora umuziki wenyine. Ushobora kumva aririmba neza, ugakunda n'indirimbo ze nka Kontwari n'izindi, gusa burya nawe ajya adidimanga iyo ugerageje kumva ibiganiro atanga cyangwa aho aba aganira n'inshuti ze. Hari naho ugera agatinda gusubiza, akikiriza akoresheje umutwe. Ikindi cyamamare kididimanga ni TMC wo muri Dream Boys. Mujyanama Claude uzwi nka TMC wo mu itsinda rya Dream Boys, nawe burya uretse kuba aririmba neza, iyo ugerageje kumwumva neza uzumva nawe mu mvugo ye isanzwe atinda kuvuga cyangwa akavuga ijambo runaka igice gusa. Undi muntu twavuga ni Hope Irakoze. Uyu nawe ni umuhanzi wamenyekanye ubwo yatwaraga irushanwa rya Task Project icyiciro cya 6. Uyu muhanzi ntuzamwumva adidimanga igihe hari kuririmba, gusa mu kiganiro gisanzwe biragora ko yarangiza interuro
atayiciyemo ibice kubera kudidimanga. Undi muntu ni The Ben. The Ben mwese muramuzi, Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben, uretse kuba aririmba indirimbo z'urukundo mu ijwi ryiza rikundwa na benshi cyane cyane igitsina gore. Uyu muhanzi nawe ajya adidimanga iyo ari kuganira n'inshuti ze cyangwa abandi, gusa ntushobora kuzumva mu ndirimbo adidimanga. Undi muntu twabwira ni Samuel L. Jackson. Uyu ni umukinnyi wa filime w'umunyamerika wamenyekanye muri filime nka Snakes on Plane, akaba yaramenyekanye muri filime za sosiyete itunganya filime izwi ku izina rya Marivo. Uyu mugabo nawe burya ngo iyo ari kumwe n'inshuti n'abavandimwe kuvuga bijya bimugora, gusa si cyane kuko we ubwe ngo afite uburyo agaragaza kubirwanya. Ku bahanzi uzatungurwa no kumva udategwa mu ndirimbo cyangwa ngo adidimange igihe aririmba, kandi ubusanzwe adidimanga, gusa ngo si byiza guseka umuntu udidimanga nk'uko bitangazwa n'abahanga, kuko ngo bibatera ipfunwe bakitinya, bagatinya no kuvugira mu ruhame. Nshuti rero murabyumvise yuko ibyamamare byinshi muri iyi si dutuye biririmba bididimanga, ndetse abenshi bavuga badidimanga, ariko nyine mwagiye mubona ko abenshi bibafata bakiri abana kugeza bakuze. Nshuti rero murakoze, mukomeze mudukurikire, ndetse nawe utarakanda subscribe yikande kugira ngo utu tuntu tundi ntitujye tugucika. Utazi ahantu subscribe iherereye, reba hepfo gato y'iyo nkuru urimo kureba, urahasanga amagambo yanditse mu ibara ritukura. Nuhakora urabukoze umusanzu ukomeye cyane wo gukanda subscribe. Ciao, mukomeze mukurikire izindi nkuru zacu ziri bukurikire iyi ngiyi. Murakoze cyane, mugire impagarike n'ubugingo.